Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV. Twongeye kubasuhuza kandi tubaye ikaze kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Katwongere dushimire cyane wowe ukomeje kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye bica kuri iyi channel. Guys, nkuko mubizi iyi channel ibagezaho amwe mu makuru avugwa muri cryptocurrency, cyane cyane tukibanda kuri mining platform. Umuntu wahisemo iyi nzira yo gukora mining akoresheje telefone ye, ngira ngo ni iby'agaciro cyane kuko hari umunsi uzajya gukanguka usange coin runaka wa mininze yaguhinduriye ubuzima. Nyinshi muri izi coin, nyinshi muri izi mining tumaze kugenda tuzikorera KYC. Coin nyinshi murabizi tumaze kuba tugenda dukora KYC yazo kugira ngo dutegereze umunota wa nyuma. Guys, tudatinze uyu mwanya tugiye kureba mining yitwa CBDC cyangwa se Central Bank Digital Currency. Iyi ni coin imaze igihe gito cyane itangiye gukorerwa mining, ariko niba warayimayininze reka ngire bimwe dusangizanyaho bimwe mu ma update yayo ugomba gukora kugira ngo utazafungirwa account. Ahangaha batanze itangazo uzaba ataruzuza ibi ngibi tugiye gukora cyangwa se tugiye kuba tugenda tukwereka ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu, account yawe bazahita bayibaninga cyangwa se izahita isibwa, hanyuma ube waravunikiye ubusa. Nk'ibisanzwe rero uraza winjire muri application yawe ya CBDC cyangwa se Central Bank Digital Currency. Ngira ngo nkubwire ko iyi CBDC mining cyangwa se network yamaze kuba yashyirwaho new version yakorewe update. Ku muntu utarakora update, utarashyiramo new version ya CBDC, aze kureba muri video description hanyuma abashe kuba yakupdatinga application, cyangwa se uze kutwandikira kuri WhatsApp 0783 655 tuguhereze application nshya ya CBDC, new version ya CBDC, kugira ngo nawe ugende ukora nk'iby'abandi bakoze. Guys, murabona ko aha niho twakoreraga mining yacu, ariko ntabwo izi block zikigenda. Murabona ko block zahagaze, mining ntirimo gukora nubwo maze gukora update. Niba nawe utarakora update, ubwo uraza kutwandikira tuguhereze app nshya igufasha gukora update byihuse. Hanyuma ukigera hano, uraza hano hasi handitse society, uraza aha hasi handitse society uhakirike, hanyuma numara kuhakirika utegereze hafunguke. Guys, uko tugiye kugenda tubikwereka, uko natwe tugiye kubikora, nizere ko nawe niba izi step utarazikoze uri buze kugenda ubigenza nk'uko tugiye kuba tubikora. Murabona ko hano mfiteho community na brief news. Hano ku ma community habanza CBDC Africa, iyi ngiyi namaze kuyikorera vote. Murabona ko imbere yayo hari rock, hanyuma hari CBDC network English. Ahangaha ntabwo nigeze nkora vote, reka nze mbanze nkore vote ko umuntu yemerewe gukora amavote nibura 3. Ukimara gukora ariya vote baraguha message nk'iyi, hanyuma wowe icyo uri bukore urakora confirm. Numara gukora confirm, murabona ko bamubwiye ngo binding success. Urabona ko CBDC network English nayo ibaye lock. Ahangaha niho uba ugomba kuzaba urokinga amacoin yawe. Hanyuma murabona ko hariho CBDC mu zindi ndimi cyangwa se mu bindi birimi bigiye bitandukanye tutabasha kumva. Ahangaha ukora vote kubo ushaka. Hano ndaza nkore CBDC mining international, murayibona, reka ariyo nayo nkoraho vote, kaba ariho naho nkora vote.
hanyuma naho bampino message ni confirming. Ubwo urumva ko ndaba nkoze amavote atatu guys. Murabona ko amavote maze gukora ni amavote atatu ari nazo rock bampaye. Murabona ko zahinduye ibara, hanyuma ahandi ku marock murabona ko bikiri mu ibara ry'umweru. Sinzi neza ko wakora indi vote, ntabwo byashoboka. Murabona ko zari eshatu gusa zarangiye. Hanyuma ukimara gukora izi vote uratangira ukore lock cyangwa se ukore lock up. Mwibuke neza muri P network ko naho twagiye dukora lock up, aho wasangaga ku muntu utarabisobanukirwa neza yarokingaga mu myaka 3 amezi angahe, biterwa mbese byagiye biterwa nuko umuntu abishaka, ariko nanone ukarokinga coin zimwe zizaboneka mu gihe runaka, ukagira ibyo wizigamira kugira ngo zose utazazikonsoma umunsi umwe. Guys, ahangaha kuri CBDC network English ngiye kurokinga, ndakora kuri lock. Urabona ko nkoze kuri lock, hanyuma hano bari kunyereka hari lock y'10%, hakaza mu gihe cy'umunsi umwe kugera ku minsi, ubwo ni ku minsi 30, hakaza lock y'iminsi 60, hakaza lock y'iminsi 90, hakaza lock y'iminsi 120, hakaza lock y'iminsi 150, ndetse lock ya 25 ari nayo ya nyuma ni y'iminsi 180. Ubwo ni amezi 6. Guys, ahangaha hano hasi handitse ngo please enter the amount of CBDC. Ahangaha ngiye gushyiramo CBDC ngiye kuba ndokinga hano kuri CBDC network English. Mwabonye ko mfite ama CBDC 75, hano ngiye gushyiramo CBDC 25. Hanyuma nimara gushyiramo CBDC 25 ndaza nkore start lock. Nimara gukora start lock banyereke lock successful. Murabona ko CBDC network English maze kuhalokinga, hanyuma ndagaruka kuri CBDC mining international naho nkore kuri lock kugira ngo naho nze gukora lock up ya CBDC zanjye, ya coin zanjye. Guys, nizere ko uko ndi kugenda mbikora nawe ariko uri buze kubikora kugira ngo bize kugufasha, niba izi nzira cyangwa se niba aya ma update utari wayashyize kuri mining yawe ya CBDC. Guys, hano naho ngiye gushyiramo CBDC 25, hanyuma nkore start lock. Nimara gukora start lock murabona ko naho zibaye successful, hanyuma ndagaruka nyuma gato kuri mining nze kureba izo nsigaranyeho. Hano urabanza ukaactiva application yawe cyangwa se ukayityaza, reka bari ko mvuga, kugira ngo igarukemo neza, ukayirefreshinga ku bakoresha machine. Murabona ko nsigaranyeho CBDC 25 n'ibice 3. Ndagaruka nanone kuri society, hanyuma nze ndokinge kuri CBDC Africa Central Bank Digital Currency Africa, hanyuma ndaza nkore kuri lock yaho. Nimara gukora lock yaho, ahangaha kubera ko nshaka kuzimaramo zose ndaza nkore kuri all yizisigayemo zose, hanyuma murabona ko niza 25 n'ibice 3.7 gukomeza ndakora start lock successful. Murabona ko nayo ibaye success. Guys, naya makuru cyangwa se naya update ari muri CBDC. Hanyuma gukora KYC bizatangazwa kuri 31, aho iyi systeme yo gukora lock n'amavote izabirangiye.
hazahita hatangira gukorwa KYC. KYC rero uyu mwanya ntabwo wayikora ngo ikunde cyangwa se ngo uyipasinge, tugomba gutegereza andi mamenyesha cyangwa se ibindi bazaba batangaje, sisiteme n'inzira n'uburyo bwose bwo gukoramo KYC y'aba bagabo cyangwa se KYC y'iyi mining. Murabona ko nsoje gukora amalock, nakoze amavote, nari mfitemo vote imwe nshyiraho vote ebyiri ziba eshatu, nkoze amalock ya za CBDC nahisemo, ya za community nahisemo gukorana nazo. Izi nizo ndokinzeho, nk'uko muri Satoshi ugenda ukarokinga ku muvalidata runaka. Hanyuma ndagaruka hano muri mining, nimara kugaruka hano muri mining nkore refresh ya application yanjye. Hano uraza ukore refresh, murabona ko nsigaranyeho 0.0000 gukomeza. Guys, ni izi update ziri muri CBDC, ni ubu buryo ugomba gukoramo amavote, uburyo ugomba gukoramo amalock, hanyuma tugategereza KYC. KYC niza nayo tuzabereka step by step uburyo muzakora KYC ya CBDC, uburyo uzakora KYC ya CBDC. Ushobora kwibaza ngo coin zawe umaze kurokinga uzajya uzirebera hehe? Uje hano hasi gatoya, hano hasi handitse wallet, ugakora kuri wallet, uzahita usanga ya marock cyangwa se ya CBDC coin yawe ahari. Murabona ko muri lock yanjye harimo CBDC 75 n'ibice 37. Ibyo urimo uragenda ubibona. Guys, ni gutya rero uba ugomba gukora lock. Ngira ngo nawe niba utarakora lock, ahangaha waba ugenda uyikora. Murabona ko hano banyeretse hano hasi CBDC lock ya 25 n'ibice 37, iriya na rockinze kuri Africa yabaye completed. Hanyuma iriya na rockinze kuri international CBDC 25 iri completed, niyo na rockinze kuri CBDC English yabaye completed. Hanyuma hasi gatoya uraza kuhabona ahanditse ngo voting bonus. Hano kuri voting bonus nabonye CBDC imwe nayo yabaye completed, ndetse no kuri kabiri hasi gato hari CBDC imwe yabaye completed. Ubwo murumva ko ibi bintu ibi biririyo, nawe aba ariko uza kugenda ubikora, hanyuma unacekinge account yawe, ugende ureba uko ibintu bigiye bihagaze. Guys, tuzagaruka tubereka KYC uburyo ikorwa. Nongere nsabe wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakora subscribe, like, share na comment, nabyo ni iby'agaciro.